byose tamo yego. Hanyuma rero tugarutse mu Rwanda, shampiyona yo mu Rwanda yari yakomeje ariko hakinwa imikino y'ibirarane. Ejo mundi ikipe ya Rayon Sport yakinaga n'ikipe ya Etincelle wa gatandatu. Ikipe ya Rayon Sport ibasha kongera gutsinda, wari umukino wa gatandatu, umukino yari itsinze nanone wikurikiranya. Yego Murera y'abareyo isaro ry'Inyanza, ikintu cya mbere nahise mbona bakirekura line up ubwo bari ndizera ko noneho baje bashyushye kuko bahoze rwose bintu birako twatinze ngo kubageraho ariko ntabwo ari ibintu bya hatari cyane. Rayon Sport uwitwa Aruna Musa Ibrahim baratana tugomba kuyanyuramo yose, ntabwo akunda siporo rukara ari bo bonyine dukorera. Uwitwa Aruna Musa Majaliwa wari witwaye nabi cyane yanga gukina match y'Musanze, umutoza yari message comment statement abantu ntibabyitayeho cyane ariko yari yamuvanye muri groupe. Aruna Musa Majaliwa ntiyari muri groupe yakinnye n'ikipe ya Etincelle haba muri 11 haba ndetse no mu basimbura. Majaliwa yari yeretswe umwanya we, umukino udashaka gukina ntabwo nyine afite umwanya muri equipe kandi ntekereza ko ari kubizaguma mu gice gisigaye cya sezo, keretsa hari nisubira hagasaba n'imbabazi akagaragaza ko reka duhere aho ngaho. Muri press conference tuganira n'umutoza Robertinho yaravuze ngo Aruna Musa Majaliwa yaramuproteje ngo ikibazo yagize i Musanze ngo harimo no kwishyuza amafaranga iyo mu mezi 6 ashize. Urumva cya kibazo bagiranye akavunika Rayon Sport kamubwira ati niba wihaye uruhushya ukajya kwivuza i Burundi nta muntu wabajije turabifata nko guta akazi, ubwo wataye akazi ntago tuguhemba. Murabyibuka n'ibintu byabaye ni kesi twanaganiyeho cyane. Yamaze kubona amwicaje kubera biriya bintu yarari kuvuga by'amarozi ngo ndavunika ngo ikibuga kibi, umutoza ubwenge yanze kubigaruka itangaza makuru, ariko amaze kubona ari ikintu kitafite logique utasobanura cyane amuteza ibibazo. Majaliwa nabwenga arakorogana cyane, none ise yurira ku kindi. Wumve twese turi kubibona icyo Majaliwa yashakaga. Majaliwa yanga gukinira ya match kugira ngo atagera wenda ikibazo ku kibuga kibi, azajye wenda gukina muri equipe nationale y'u Burundi kuko igiye guhamagara. Ibyo birabaye noneho mu kubikora birakaza Robertinho abakinnyi barambwiye ngo nibwo bwa mbere atonganye abamuzi kuri urwo rugero. Yaratonganye ararakara aranamubwira ati singukira no muri 18 zamukujye muri stade, singukeneye no muri equipe yanjye. Byaramurakaje ko ntiyumvaga ukuntu ari muri rane yo gutsinda hari umukinnyi uri kumufasha akabanze gukina ngo ndavunika ngo ikibuga ngo kibingu biki. Majaliwa nabonye yuko ntareza afite banayimuhanira muri equipe, aho kugira ngo ikibazo arebe ukuntu yacaho gufasa imbabazi bagikemure, yahise atangira kuzura bya bintu ngo ako ngo muzi ko ngiye ngo mumberamo n'amafaranga, ngo muzi ko hari amafaranga ngiye ngo mutampaye ngo arabatoke. Noneho ubwo harimo na kese y'amafaranga n'iyi match ya Etincelle igenda banza bikemura n'abayobozi, genda bikemura n'abayobozi nimutunganya ibibazo mufitanye. Byanabaye ngena ntare nka Robertinho nzakugara muri groupe ko Robertinho yarambwiye ngo umukinnyi wa Rayon Sport ugomba kunkinira ndi coach agomba kuba yujuje ibintu bitatu abareba ibyo mu byumve. Icyambere aravuga ngo agomba kuba ari umukinnyi ufite ikintu cyitwa rapidite, witeguye kwiruka. Rapidite yavugaga numvaga si logique yo kwiruka wihuta cyane ufite speed. Yashaka kuvuga iki abatoza y'Iburayi bakunze gukoresha Lorenzo, be ready to run. Aba witeguye gusufura gukora, kuko yabivugaga ko ari n'amajesi. Baba mukinnyi witeguye gusufura o service ya equipe. Niba equipe yatatswe itegure kuba wiri kuri budefande, niba twatatse itegure kuzamuka twatakane, niba equipe iri muri transition turi gushaka umupira buri tayari, donc kuba witeguye gutanga ibyuya byawe kuri Rayon. Icya kabiri Robertinho arakubwira ngo umukinnyi ukina Rayon Sport agomba kuba afite ikintu cyitwa personality, agomba kuba ari umuntu w'umugabo tamutuntu duto ngo ndavunika ngo ntibaduhembye ukwezi gushize kandi deje urabizi kuzahembwa kandi uzahembwa ari uko yakoreye ngo urigumura wowe ko ufite umutima ukomeye barutinze guhemba amafaranga azaza bazaguhemba. Niba wanga gukina se ayo bagomba kuguhemba urabuyabonye bazaguhemba. Yes, so iyo personality cyane harimo no kwihanganira hardships za equipe kinini urayizi, harimo kumenya abo bantu baje kubafana abareyo ukumva ko byanga bikunda ewana struggling kugira ngo bahibyishe byanga bikunda paka muri buze kubona result. Icya gatatu yaravuze ngo nukuba umukinnyi ari ready psychologically. Sinjya nkoresha umukinnyi niyo yaba ameze ate atari tayari mu mutwe. Iyo ugaragaje utubazo ngo kora muri groupe yanjye ko yaravuze ati urabizana ibyo bintu byanduza abandi
wowe ntabwo umeze neza ugiye kwica mudu ya ekipe yisohokemo ubanza utunganye ibyawe ku ruhande tuzabone kudiringa ibintu bitatu byanamufashije ubwo turacyari muri match yego ubwo rero yagomba guhita ashaka ibisubizo kuba adafite Haruna Majaliwa Musa Manura ya Mediane yakinnye i Musanze irimo Kanamugire Roger umwana umaze kubona umwana wa ekipe harimo kandi Erishari w'umurundi ndetse na Kevin Muhire ubwo imbere yari yamanuye Haji yamanuye Charles Bare wari amaye igitego n'amanota 3 kuri match i Musanze ndetse na Rutayizamu Maestro Fall Nganye Rutayizamu ntatinya kuvuga ko ari uwa mbere mu Rwanda uyu munsi twaraganiye na Kwizigera muri half time tuganira ku misimburize twagarutse ku mpande za Rayon Sport byagaragara ko zitari gukora impande z'ubusatirizi hari principe muri coaching twayiganiye na Kwizigera icyo gihe niba ubyibuka ndabyibuka Bare kuki yabanje mu bundi kandi atarasanzwe abanzamo ubundi coaching yubakiye ku kintu cyitwa icyizere wereka buri muntu wese ni nko kuyobora institution y'abakozi umukozi wakoze neza abagomba kubishimirwa akanishimira umusaruro w'imvuneze ni bya bindi bavuga ngo turi wadinga effort yawe imvune n'imbaraga ukoresha nawe Bare yaje kuri match ya Musanze atsimbuye yubahiriza consigne z'umutozi cyabasabye cyo gushotera ikipe ya Musanze kure atangira kwishota azana kwibonamo igitego nubwo yagitsindiye muri box kubera igitego yatsinze kuri Musanze umubanje kuri bench nanone ubu mubwiye ngo yanakubaza ngo coach ni iki nakora kirenze kugira ngo mbanze mu kibuga mbwira gutsinda igitego cyangwa se ntabwo nemerewe kubanzamo mu babanzamo nibagirwe ntabwo mbyemerewe icyo umutoza rero akora niki uyimuhiyo match akayibanzamo ikurikira donc ni nko kumuhembera effort yakoze kuri match ya Musanze atsinda hanyuma abibuke by'umutoza w'Amavubi yakoze kuri niyo mugabo Claude cyane urabyibuka tubivuga kuri niyo mugabo Claude na urugero rwiza rwose muri match yari muri na Mangwende abantu ngo Mangwende reka nsubizamo Claude kugeza nyeretse ko Mangwende ari hejuru ye right yashyizemo Bare half time ntibareponda neza aravuga ati reka nzane Basane mu gice cya kabiri hanyuma yari yabitse umusore Adama Bagayoko munayemenyere Adama match nyinshi azaba umusimbura yarabisobanuye neza yaravuze ngo Adama afite imyaka 19 ni muto aracyakuza n'umubiri we na Miss Crazy n'umwana ukabona afite itako ringana ko igufwa n'iry'umwana y'imyaka 19 araruha cyane ukabona iriya nyama y'itako iriya kandi baravuga ngo arananirwa pe ikintu n'umwana yakinnye match iminota 45 ikintu cya mbere kiba araruha pe araruha kuko hari ikintu atari yabasha kumenya mu mupira abakinnyi bakuru bitwa ba Keve bazi gukina icyo bita economic football icyo bita kuzigama imbaraga za muzarebe nka Messi nko mu minota 10 ya mbere y'umukino Messi ntago bari gukina Messi abatembera Lionel abatembera bagenda nk'umuntu uri muri jaridi we ntiyiruka azumi 10 minutes ya mbere bareba atuje umuha agapira kagafunga akagusunikira akabanza akareka mukawestinga energy mukiruka mwamara kuruhatangiye kubona sasa agatangira agashyuha bivuga ngo abika imbaraga ze akamenyeye igikwiye cyo kuzikoresha dore rero Adama ikibazo afite yakinjira mu kibuga Adama yiruka ikibuga cyose ahantu hose baro iri n'abari abafana ba Rayon Sport nabo bamaze kumwicaza ko ari shushu wabo yagezemo ajyamo avuga ati ndabemeza abari ahantu hose mu bigaragara yego kuri cya kindi twahereho cyo kuvuga ngo gukora kwitegura gusufuraho service ya equipe ni byiza ariko abikora kuri excess donc arenze urugero bikamunaniza rero umutozi yamaze kubibona ko tactically hari ibintu tujuje cyangwa hari ibintu tari wamenya kandi uracyari muto kuriya mwana yaje agomba kujya muri junior uramubika akavuga ati hari iminota ye 30 na adversaire myiza abandi ahubwo babanjemo banje barushye ndagishyiramo ni ikimashini adversaire namaze kuruha ni ikimashini ndagishyiramo kibahingagure kibashote kibirukanse kinandefandi izo mbaraga yarazinjiranye baramusubika biranga umupira busa nkaho ugiye kumurengana aravuga ko solution zo kuri bench za Rayon sari nziza kandi ibitego rero uwitwa Fall Nganye yagerageje gutsinda igitego cya mbere kirangwa kubera oruje mu by'ukuri byagaragaraga ko umupira bawurekuye ari muri offside atsinda igitego kirangwa ariko byasabye ko nubundi uwitwa Adama Bagayogo aza mu kibuga akora manevre ze yeremina abadefenseri babiri b'ikipe Etincelle amuha pass rutayizamuza umupira atsinda igitego aradepoza mu minota ya za 80 ndumva ari 81 na gatatu aho ngaho ekipe Etincelle nayo iza kubona igitego musifu zo ku ruhande amanika igitambaro aracyanga
maze Etincelle irababara pe Cyane. match yagombaga nibura petetre guhesha Etincelle inota rimwe ikeneye cyane birangira ibonye ubusa Rayon Sport itahana amanota 3 ntabwo navuga ko 100% Rayon Sport yabonye amanota 3 kubera iryo kosa ry'umusifuzi yari yanakoze foro kamemu yakinye neza ariko na Etincelle ntabwo yishimye kandi koko imisifure urabona ko ubushize twarevuze kuri aperi mu ijambo rimwe kuko n'ubundi nabivuzemo ijyanirana na Rayon nabonaga ari n'abantu bambwira ngo ko bavuze kuri aperi ntabwo navuze kuri aperi ubushize nazivuze zombi abasifuzi bo mu Rwanda bagira ikosa mwinterprete ibintu uko bitavuzwe bamwe abafana b'amakipe nabo basigaye babogama amakipe yombi wavuze ko amakipe manini ahatanira igikombe akunda kubogamirwaho n'abasifuzi ni ihame n'ubundi abisubiramo Rayon na aperi abasifuzi muzifate nk'izindi niba Rayon yatsinzwe igitego kiri cyo gisifure niba aperi yatsinzwe igitego kiri cyo gisifure niba aperi yabonye penaliti itariyo yihakane niba abonye iriyo yibahe birazwi neza ko murabizi abasifuzi siritu noneho ngo hamaze kuza strategy niko bambwiraga ngo yo gukoresha abasifuzi bo ku ruhande ngo burya offside ngo ni nazo nziza kurenza abasifuzi bo hagati offside strategy ushobora gutsinda igitego twarayimenye niyo mpamvu amakipe mato musigaye mukunda kumanika ngo yaraririye cyangwa yatsinda ibitego mukabyanga mufite umuco mu babasifuzi wo kubagamira kuri Rayon na aperi ubundi mu kwiba yego nizo zikomeye ndabyemera ariko ukora diri yo kwiba murazangiriza bazi ko bazigira neza ariko barazigirana nabi gutsinda igitego Akuriye bakacyanga ariko nshobora no kurarira mbizi ko naraririye mfite sinye y'umusifuzi akandeka nkararira ngatsinda kandi akacyemera ari oruje so amakipe kuko match basiga bazi abasifuzi bafite donc mpuzamahanga hagati mu kibuga kuri match zikomeye amakipe mu gutegura asiga akoresha abasifuzi bo ku ruhande hazwi abasifuzi bombuka bategura ukavuga ngo nibatsinda igitego uzamura igitambaro ndagerageza gutsindira muri oruje barandariza nemere ndarire nsinde igitego ukivalide ukemere ariko ntekereza ko abasifuzi no bakeneye kuzamura level kwizigiye kuko abasifuzi basigaye bakenera validation y'abayobozi b'amakipe akareba ngo aperi yobowe n'abafande yobowe n'aba generals batanagutumye ukaba ariko ukeneye validation bagufate nkaho uri umwana w'ikipe basifurira neza ukanabikora kuri Rayon Sport Muvunyi yaje Gacinya yarimo abareyo baraho abankunde nkaho ndi umuntu wabo umusifuzi ntabwo akeneye validation so icyo tudakora abantu rero bari kujampinga ku kantu katari keza ngo none ngo abasifuzi ntibibeshya baribeshya yakwibeshya ariko umureyo n'umufana wa aperi uvuga ko umusifuzi yibeshya ariko yasifura ikipe nto yabanze igitego cyayo ariko ikipe ye basanga bibeshye bagahita bandika abasifuzi muri byabaye kuri nonati bamuhana amezi 6 abasifuzi mube vigila no excuse nta mpamvu yo kugira ngo ikipe imwe izatwara igikombe ibe aperi cyangwa Rayon yaragihekwa n'abasifuzi nirangiza ijya kutugarisha ibaruwa ya Etincelle yarasohotse barayanditse baguye Sultan yarayisinye umunyamabanga mukuru ibaruwa yageze muri Ferwafa uyu munsi nibwo akanama ka arbitrage gatera n'abakongera bakiga kuri ayo mashusho yagiye agaragara urebye ku mashusho wabona ko umukinnyi atari yaraririye ariko abasifuzi nabo bajya bakubwira ngo urazana angle nk'esheshatu nabyo bajya byikoresha ariko icyo twavugaga aba yagiye bahana umusifuzi ariko atataba yagiye twavugaga gikomeye cyane abasifuzi bo mu Rwanda nibyo nahoze mbabaza bizagenda gute kugira ngo tubone ijuru nitambuka nta rusaku ruhaye cyane ngiki kikwereka ko ari crisis Lorenzo kwizigera rwose muri maturite ndagukunze rwose ikawa yanjye ubwo ranayinyweye iyo umuntu akoze ikintu cyiza ariko nawe ugivuga ibintu uvugiye kuri mikoro ujye unabizirikana niba uvuze ikawa arayinyweye agere no hanze ntibihinduke arayimpa ntajya besha none se ari cyo nakwemereye se nacyane kuko ntabwo ngiye kubivugira kuri ngaho bivuga kuganira tugende so rero nagacemo anyway icyo mvuga ni iki ngiki kwizigera azamuye ingingo nziza tuyivaho ino ngingo y'abasifuzi iyaba biba tukaba tuvuga ngo ni akantu kanyuzemo rimwe icyo gihe ntabwo umuntu yakumva ko hari ikintu gikomeye cyabayeho ariko bro niba buri journée haza ikibazo cy'abasifuzi nuko ari crisis rimwe ngo ni aperi ibe amapenalty ubundi ngo banze igitego cya Etincelle ubundi ngo muhazi bayibye rega ntabwo bakora no mu match nizo mu ntara zira tutareba cyane hazamo ibibazo ngezo zamukura zirarekarama ese tuzahora buri munsi hari ikibazo cy'abasifuzi mwe nimwumva ko harimo ikibazo
uyu munsi ushaka kwishima uri umuriro cyangwa uri umuhaperi ariko ejo nimuhura muri deribi ntuzavuge nk'umusifuzi ngo yabasifure nabi rero cyangwa haperi oya ibi bintu mureke tubitwarane nk'abanyarwanda abasifuzi bacu bashyira ibintu ku murongo babe feya ntihagire ikipe yiba ntihagire n'iyibirwa. witwa Robertinho yaganirije itangazamakuru nyuma y'umukino reka tumwumve duhita turinjira kuri match ya APR. C'est pas le moment pour parler ça mais notre objectif sera ça. Vous avez compris? Notre objectif, mon objectif, je prépare ma équipe. Ntabwo ari umwanya mwiza wo kuvuga ngo tuzatwara igikombe gusa intego yacu niyo rwose uranyumva neza twe intego yacu ikaba intego yanjye no gutegura ikipe yo gutsinda ndetse tukabona n'itike yo gutwara shampiyona. Intego yacu no gutegura ikipe nshya ibyo bijyana no gushimisha abakinnyi kuko umupira w'amaguru no gushishikara abakinnyi n'umutoza dukorera hamwe. Ntabwo ari umukinnyi wenyine ukina mu kibuga ahubwo n'ikipe yose ni akazi kakorewe hamwe gusa icyo gisubizo washakaga gake gake nzagenda nkigwa. Kuri Sefu ni umuntu nshimira cyane twarakoranye na mbere gusa yenda ikibazo gihari ashobora kuba arwaye malariya niyo mpamvu atagaragaye ku mikino tumaze iminsi dukina gusa hari abandi bana bakiri bato batanga ibirenze bye. Njye ntabwo ikibazo nkibona mu mukino gusa nyine biragoye. Sefu ni umukinnyi mwiza afite icyo akora mu ikipe kandi ngomba kubimwubahira kandi ni njyewe watumye ahamagarwa bwa mbere mu ikipe y'igihugu muri 2018. Ikibazo cya Majaliwa ni ikibazo afitanye n'ikipe ngo hari amafaranga bamufite yo mu bihe byashize gusa nyine hari byinshi ntavugira ahangaha kandi mu nyumve njye akazi kanjye ni ukuba hafi y'abakinnyi badafite ibibazo naho abatari buze kunyumva bafite ibibazo njye ntabwo mbitaho ntabwo ari izo nshingano zanjye ababifite mu biganza ni ikipe. Akazi kanjye ni tekinike amayeri ndetse no kongera ingufu abakinnyi ntabwo ari njyewe ugena ibihano ntabwo ari njyewe rwose icyo nkora ngeze ikibazo kuri perezida w'ikipe ntabwo ari njyewe gusa hari ibibazo byahashize kandi ntabwo nari mpari. Ese navuga ku byerekeranye n'amafaranga yo mu mezi 6 ashize ntabwo ari ikibazo cyanjye ni ikibazo cyabo n'ikipe ntabwo ari Robertinho gusa ikiza gihari nuko ari umukinnyi mukuru kimwe n'abandi bakinnyi bakuru mfite. ubu kigiye gukurikiraho tugiye gutegura imikino ya gicuti ko kuwa gatanu twawukina kuko ndashaka kuzamura urwego rw'ikipe. Mwese muranze ndi hano muri 2018 ikipe yanjye igomba gukina umupira wihuta abakinnyi banjye nabo bakaba bihuta cyane ndetse n'abakinnyi ubwabo bakaba ari abahanga. Ibyo ni ibintu bitatu ngenderaho ibindi ntabwo mbyemera. Umukinnyi udafite ibyo bintu bitatu ntabwo akwiye gukorana nanjye. Kuva nagera hano ndimo gushyira ibintu ku murongo tugatsinda imikino tugatwara igikombe ndetse tukabona n'itike ya Champions League. Izo nizo ntego zanjye kandi ngomba kubikora. Mubanze munyumve neza ndishimye cyane hano nanabisubiramo. Ikipe nka Rayon Sport yamaye amahirwe ya mbere kerekana n'ubushobozi bwanjye. Twakiniye igikombe cy'isi ndi muri Fluminense twakiniye mu Misiri duhanganye na Al-Ahly natwaye igikombe cy'isi nakinnye impanganye na Dortmund Leverkusen n'ikipe ya Bayern Munich yewe na za Aston Villa twarakinnye n'izindi kipe nyinshi. Urumva umuntu yoroshye gusa baranshakishije nza hano nyumva neza reba abantu bose bari hano barampamagara. Rero ni ikipe ya Rayon Sport yampaye uburyo bwo kwinjira muri Afurika. Ma capacité tu savais que Robertinho c'est le entraîneur étranger qui plus gagné dans l'Afrique. Rayon Sport imikino 6 clean sheet 6 Robertinho ati Rayon Sport niyo yampaye izina riyatumye abantu bamenya ko muri Afurika Robertinho ari umutoza mwiza ukomeye watoza n'ahandi. Ati byose ibyo mfite mbikesha Rayon Sport sinda kwitoza bimushimira ngo baramusabaga bamwe banarira gutsinda match 6 mu by'ukuri zose utinjizwa igitego. Abakinnyi bose bakorera prime yabo y'ibihumbi 100 batabishimye cyane. Rayon Sport igiye muri international break bazanakina mu match ya gicuti. Match ya gicuti ihari itekerezwa cyane ni match igomba guhuza Rayon Sport na Mukura na Rayon Sport bemeranyijwe gukina match amical ebyiri imwe ikabera Huye indi ikabera i Kigali. Iyi Kigali yarakinwe Mukura itsindwa 2-1 hari n'indi bakiniye Nyanza ya 2-1. Mukura rero ubu yasabye Rayon Sport match amical bitegura kubera Huye rero yawuzana na bivuga Robertinho ko bazakina match muri international break kugira ngo barubone n'amafaranga. Hanyuma APR Football Club ku munsi w'ejo yagombaga kwakira ikipe ya Rutsiro yaranayakiriye byarabaye match irangira ari ubusa ku busa.
abakunzi ba APR Football Club ntibishimye. Mwumvise interview ya Robertinho, impamvu ntafite interview y'umutoza Darkonovic nuko ejo atigeze avugana n'itangazamakuru yaciye aho ku kintu kijyanye no kuvuga uriya mutoza wenda mbere nuko n'abafana bamunenga mu kibuga, ariko n'imibanire n'itangazamakuru n'umutoza nenga cyane, nkanjye sinjya mubaza kubera ko n'umutoza uvuga ari shy, ubona yasuzuguye ikintu cyitwa interview, avuga amagambo yagumisha mu kanwa. Buriya iyo kuri mikoro, iyo wamutunze mikoro yimwegereje ku munwa ushobora kuyikinika ukayumva, ariko we murebana ushobora kumwumvira harimo kusubiza avuga nyine avuga gahoro ariko yabona ibintu yabimeje ibintu byose ayifata nkaho ejo ntabwo yaganiriye ariko icyo abakunzi ba APR Football Club bibaza, ariko n'abanyamakuru nabo reka nkomoze kuri aka kantu. Byo ko na match irangiye nka Robertinho iyo ntamuhagarika arigendeye, ninjye na Sidike twamuhagarika yabirukira ku bafana, ibintu byo kujya kubona sinshaka kuvuga izina, Wasiri ni inshuti yanjye, ni petit frère, nta nicyo dupfa, ariko kamemo niya match yose irangiye abanyamakuru bose bo mu Rwanda mukajya kwirunda kuri Wasiri. Robertinho yarasubiye iyo bari bamusubije no kuri Jangwani match eruka, match za APR murajya kuvugisha Jangwani ejo ni APR itsinda abanyamakuru bakomeye namwe bakuru namwe mutangire musubire mu bibuga bajari nese bibuga bajarike na bakarinze nazo ni mujya mugaruka tujya mu interview. Oya ejo bundi abantu bose basigaye Jangwani na Wasiri bahindutse inkuru z'umujyi. Julius yo amutoza ikibazo Julius wo muri Rwanda Premier League ejo bundi kuri match APR batsinda video, abanyamakuru bose baje Jangwani ihagaze mu kibuga aritereka arabahamagara bose bajyayo. Umutoza wa APR no ambere wabanje kuvuga byasabye ko Julius ajya gukata iyo interview avuga ati mumbabari yego simbyanze wamubaza, ariko nyuma y'umutoza tujye tubanza kubatoza nibyo. Hanyuma rero niki kitagenda mu ikipe ya APR Football Club cyane cyane bijyanye n'imikinire, abantu bose ko itaka baritemeye ku mutoza niwe kibazo cyangwa na APR hari bitagenda? Ngiye gufata iyi match ya Rutsiro nyibere ku buryo umutoza afite ikibazo. Umutoza muri Mediane yari afite umukinnyi atangira match witwa Tadeo Lwanga, kuri 6 ku 8 hafite Richmond Rampti, ku 10 hafite Lamine Ba. Uzi igice cya kabiri kigitangira ikintu yakoze, yahise akuramo Richmond Rampti akuramo na Lamine Ba. Igice cya kabiri kigitangira ku munota 46 namo uwo bita Frodouari n'uwo bita Ramazani, niba mbyibuka neza. Niba uzanye Frodouari na Ramazani urakoze Lorenzo. Frodouari akina 6, ufitemo na Tadeo Lwanga ukina 6, ubwo ishyizemo abakaseri bangahe? Babiri kandi uri gushaka igitego. Ramazani murabizi ko asanzwe akina 8 muri APR, uhise umushyira ku 10 umuhindura umwanya ako kanya, ukuyemo abakinnyi babiri bashobora kugufasha gukereya, nimero 8 uzi gupasa neza nka Rampti na nimero 10 ushobora gushotera kure nka Lamine Ba, ubakuyemo. Deja uyu mutoza basi nawe ufite igitego kimwe uyu mutoza muri kalite enye zigomba kuranga umutoza. Ndaza kubereka ko njyewe nta muri match 15 zirenga amaze gutoza APR sindi kubona icyo afite kidasanzwe. Nanone ushobora kwibaza impamvu yazanyemo Frodouari na Ramazani akavanamo Lamine Ba na Rampti, ubwo ndibona kunganira ukibaza ngo ese bo bari gutanga ibiki muri iyo minota bayabahaye? Abakinnyi bari kugaragaza ko icyo baguriwe ku mafaranga baguzwe n'abakinnyi bakomeye. Icyo ngiye kukijyaho mu gusimbuza bwa kabiri ndabigarukaho. Yaje gukuramo umusore Ruboneka, akuramo ndetse na Barafinda, azana Muzungu na Arsene, hanyuma akuramo Mamadusi ahita azana Mbawoma. Umva aho abantu batemeranya nawe. Niba ubonye ko wenda Barafinda na Ruboneka da mu mpande bitari kugenda neza, ukazana Arsene na Muzungu, ikintu tubaze abana babiri si ugutera amakrosi bombi cyane. None se kuki udakuramo Tadeo Lwanga basi ngo ugarure ntuza kuri 6 Frodouari, noneho ugarure Ramazani ku 8, ukoresha Arsene uruhande rumwe urundi Muzungu, urekeremo Mamadusi na Mbawoma baba bataka babiri, kuko ufitemo abakinnyi batera cross na bakagege na Claude bose bazitera, ugira bataka babiri muri box kutabonye igitego. Kucyukuramo umwata kukamusimbuza undi mu minota 10 ya nyuma, aho kugira ngo basi watakishe babiri aho ukuremo mu mediateri umwe. Imisimburize ye iri weak. Reka neka ukoresha ijambo rya kazungu n'umuswa. Ntago Rugaju icyo mbaza twihuta. Ngiye ndibuka abafana ba APR muri stade Amahoro bishimiye pe kuri match ya Zamu, tsinda Zamu. Ndibuka abafana ba APR bishimye abanza igitego Pyramide mu gihugu cya Misiri wariyo. Ubonaga APR igenda cyo twibazaga amakipe azajya arya bingahe. Umutoza ko yari uwo
abakinnyi ko bari abo ese koko abakinnyi bahindutse abaswa ese koko umutoza ahindutse umuswa ese kuki nyine byahindutse mace eshanu za shampiyona umutoza ni wa wundi abakinnyi ni babandi nyumva neza mace eshanu za shampiyona aperi na gorira ubusa ku busa cyagiye bakoze ikosa bayiteramo aperi etenseri ubusa ku busa aperi rutsiro ubusa ku busa aperi gasogi kimwe ku busa aperi itsinda aperi viziyo 2 ku busa bya penalty aperi ifite igitego kimwe open play cyaramine ba muri open play batsinze gasogi. Icyo ni crisis ya coaching. Kubera iki iyo uri umutoza ngiye gusoreza kuri aka kantu n'ejo dufite umwanya tuzaganira amakipe yo mu Rwanda bihagije. Umutoza agomba kuba afite ibintu byibura 4. Icyambere ni ukuzana filozofi iri clear, abakinnyi bagasobanukirwa neza uburyo ikipe yataka, uburyo defende, uburyo ubona ibitego bikaba bisobanutse biborohera kubyumva. Icya kabiri ugomba kuba uri umuhanga mu kuzamura nivo y'abakinnyi, nibyo wavugaga. Niba abakinnyi bafite nyine bakoze match nziza ya Azam, komeza uzamura urwego rwabo ku buryo bagira consistency bahozeho bazajya muri shampiyona bararcyaye. Icya gatatu ugomba kugira abakinnyi batoye umuntu abona wanahaye umwanya atari abasitari gusa ukora na academy. Ikintu cya kane ari nacyo gikomeye, ugomba kuba uri umutoza uri n'umuhanga mu bijyanye na recruitment. Wenda we si cyo mushinja, ariko nivuga ko abakinnyi ari nababi, wenda nibyo byatumye Richard wenda agenda. Muri rusange rero ntaho yabikwepera uko biri kose, ntiwambwira ko APR ushaka gukina n'aya makipe mato gutya Rutsiro Etenseri Gorira itatera mu izamu ibona igitego imikino 5 utarakina n'ikipe ihangana na polisi nta mukura nta eski tarahura mugari na eski gari utarahura na polisi. Rero uko mbireba nakomeza gutya 7 z'ukwa 12 ikamukubita uyazagenda hakiri kare. Niba hari ibyo akosora nabikosore kare agabanya ikinyuranye tsindereyo kuri 7 z'ukwa 12, otherwise ushaka kugenda rwose bidatinda. Tubashimiye kuba mwabanye na Radio Rwanda mu rubuga rw'imikino. Murabizi ko mu makuru tubaha updates, ariko nanone cyane no ku munsi w'ejo turabakunda cyane. Mugire umunsi mwiza.